Abantu bafite ababesto nibo nabonye batwumva. Umuntu udafite besto ntabwo yamenya ngo babana gute. Ibihe byiza inshuti bakunzi mwakoze subscribe kuri Igabe TV. Uyu ni wa muhungu wanyu Igabe ukora kuri Igabe TV. Kuri inshuro rero nkaba ngiye kuganira namwe ku rukundo rwa Nyambo na Titi Brown. Rero abantu dukomeje kwibaza ku bijyanye n'ububest buri hagati ya Nyambo na Titi Brown. Twaje kubyanariza tubigarukaho neza. Ibi ngibi ku bantu bakibeshya ko ari ububesto, ntabwo ari ububesto, ahubwo hari indi ntera byafashe. Ubu se Titi Brown na Nyambo baba bazi ko aka kantu tuba tutakumvise se? Bailot. Aka kantu twakumvise kandi namwe murakumva. Gusa nyine ibintu bimeze sawa, nta kintu bitwaye. Gusa nyine baba batubeshya, baba bagira ngo nyine bikorere agafemu, baba bajya bikorera agafemu. Nubwo femu bayifite ariko nyine baba bajya bajishe za pranka. Ni pranka se cyangwa ni agatwiko? Ndetse baba bashakisha agatwiko kandi bagafite. Kubera abantu bafite ababesto nibo nabonye batwumva. Umuntu udafite besto ntabwo yamenya ngo babana gute. Kuko muzabashake muzabimenya igihe mwarenza hacu. Gusa nyine nta kundi bashobora kuba bakundana hato ejo bundi barenda no guhita bashyira hanze gahunda yabo. Buriya mutegereze gato yabagiye kudutamo igikwe. Mushobora kuba ngo Titi Brown ngo arimo araryoshya ngo yataye muri umuna w'ibishanga. Ntabwo mwamenye kiba kibyihishe inyuma. Niyo mpamvu tuba tugomba gutuza tukumva ibivamo. Guys, nimba utarakora subscribe tujye tubasha kwiyumvira utuntu duto turi kugenda tuvugwa hirya no hino utwari twose, ariko tubane kuri Igabe TV. Kora subscribe tubane kabisa. Thank you very much for watching.